Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Nanone muhawe ikaze ahangaha kuri Golgotha Cross. Ese hari igihe wigeze ugera hari umuntu wigeze agukorera ibintu cyangwa se hari umuntu wigeze aguhemukira wowe ubwawe ukumva ntabwo ushobora kumubabarira? Hari umuntu wigeze agukorera amakosa, hari umuntu wigeze agukorera mbega ibintu bikomeye mu buzima bwawe nawe ukumva ntabwo ushaka kumubabarira, cyangwa se muri make ukumva ntuzigera umubabarira. Wenda yarakugambaniye, yaraguhemukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaragukoreye ibintu byinshi cyangwa se yaragukoreye ikintu kimwe, ariko bitewe n'uburemere bwacyo, bitewe n'icyo kintu icyo ari cyo, wowe ubwawe ukumva ntabwo uzigera umubabarira. Ibyo bintu byakubayeho? Umuntu yaba yaraguhemukiye, yaragukoreye icyo ari cyo cyose utekereza gishobora kuba gikakaye, ariko ukumva ntabwo uzigera umubabarira, ukumva muri we ntabwo uzigera umubabarira. Ni kwa kundi n'ubundi kandi dukomeza twifashisha ijambo ry'Imana. Uwo muntu ashobora kuba yarakugambaniye cyangwa yarakubeshye, cyangwa se yaranagusuzuguye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaragukoreye muri make ikintu gishobora kumva ko yakubabaje, ariko muri wowe ukagambirira ukavuga uti uyu muntu ntabwo nzamubabarira. Yigeze abikubaho? Hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ashobora kuba yaraguteye igikomere ukakibana, ndetse kikaba ari n'igikomere kinini cyane kugeza n'uyu munsi, akaba ari ikintu kigukomereye, mbese akaba ari igikomere kidakira, n'ubu ngubu ukaba ukibana nacyo. Ese ninde uba afunze iyo wanze kubabarira? Cyangwa se ninde uba uboshye? Ninde uba uboshye mu mutima? Ninde uba mbese adafite amahoro hagati y'uwaguhemukiye nawe ubwawe wahemukiwe? Iyo utamubabariye cyangwa se iyo hatajemo imbabazi, yaba wowe nawe, ninde uba uboshye mu mutima? Ninde uba udafite amahoro? Ni ukuvuga ngo umuntu araguhemukiye, ariko wumva ko wowe ubwawe ntabwo ushaka kumubabarira, ndetse uranabigambirira ukumva ko utazamubabarira. Ese hagati yawe nawe ninde uba uboshye? Abantu gatekerezeho. Ariko reka twifashishe ijambo ry'Imana n'ubundi kubera ko ari ryo rituyobora buri munsi. Ijambo ry'Imana kubera ko ari ryo riyobora, mbese rituyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka tuvuge ku gice cya mbere. Ibyanditswe byera bitubwira ko Petero yabajije ikibazo twese twibaza. Umunsi umwe intumwa Petero yegereye Yesu iramubaza iti, Mwami, umuvandimwe wanjye nancumuraho nzamubabarira kangahe? Kugeza ku nshuro ndwi? Icyo ni ikibazo Petero yabajije. Petero rero ajya kubaza icyo kibazo, Yesu yumvaga avuze umubare munini, yumvaga avuze inshuro nyinshi. Ati umuvandimwe cyangwa inshuti nancumuraho nzamubabarire kangahe? Amaze se nzamubabarire inshuro indwi? Yumvaga n'ubundi Petero yabajije icyo kibazo, ariko mu by'ukuri yumva ko muri izo nshuro atanze inshuro indwi, yumva ko atanze inshuro nyinshi. Mu muco w'icyo gihe rero kubabarira inshuro ndwi byafatwaga nk'ibirenze ibisanzwe. Urumva ko nawe kubabarira umuntu inshuro ndwi icyo gihe byafatwaga nko kubabarira umuntu birenze. Waramubabariye, iyo byageraga ku nshuro ndwi ngo byafatwaga nko kubabarira umuntu, ariko cyane birenze ibikenewe. Ibyanditswe byera bikomeza bitubwira ko biratubwira ngo ariko Yesu aramusubiza ati, simbikubwiye kugeza ku nshuro ndwi, ahubwo kugeza kuri 77. Uzamubabarire, yaramusubije aramubwira ati, ntuzamubabarire inshuro indwi gusa, ahubwo uzamubabarire kugeza kuri 77. Ubwo ni inshuro 70, ariko inshuro indwi nanone. Usome muri Matayo ibice 18, hafi aho uhere nko ku murongo wa 22, uri buze kuza kubyumva. Rero ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko Yesu atashakaga ko abantu babara inshuro, ahubwo yashakaga ko bagira umutima uhora witeguye kubabarira.
niba nawe rero hari umuntu wari uzi ko mufitanye ikibazo cyangwa se umuntu ushobora kuba yaragucumuyeho, ariko muri make wowe ubwawe ukumva ko yaguhemukiye cyane birenze ibikenewe, cyangwa se yakoze ibirenze, umva ko waramubabariye cyangwa se nturanamubabarira, ahubwo ijambo ry'Imana ridutegeka ko tugomba kubabarira inshuro zirenze izo dutekereza. Muri makeya ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kubabarira igihe cyose, tugomba guhorana imbabazi, tugomba guhorana agaseke karimo imbabazi. Igice cya kabiri cyo kitubwira ku mugani w'umugaragu utarababariye. Yesu ngo yahise atanga umugani ngo hari umwami washakaga kubara imyenda y'abagaragu be. Umwe muri bo yari amufitiye umwenda munini cyane, uwo atari kuzashobora kwishyura ubuzima bwe bwose. Umugaragu rero arapfukama aringinga ati, nyihanganira rwose nzakwishyura. Umwami agira imbabazi, amuhanaguraho umwenda wose, aramubabarira. Ariko uwo mugaragu akimara gusohoka ahura na mugenzi we wari umurimo umwenda muto cyane. Aho kugira ngo amubabarire nk'uko nawe yababariwe, aramufata aramuniga, amusaba kumwishyura ako kanya. Ibyo bigeze ku mwami, aramuhamagara aramubwira ati, narakubabariye umwenda munini cyane, kuki nawe utagiriye mugenzi wawe imbabazi? Yesu yashakaga kutwigisha ko umuntu usobanukiwe imbabazi z'Imana adashobora gukomeza kubika inzika iminsi yose, cyangwa se adashobora gukomeza kubika inzika nubwo wenda byabaho cyangwa se umuntu yaba yaraguhemukiye, ariko si ngombwa ngo uhorane iyo nzika. Urumva nk'uwo mugani Yesu yaciye, nk'uwo nguwo yaragiye asaba umwami imbabazi, umwami aramubabarira. Ariko nawe kubera ko nta ubura umuntu muri umufitiye ideni, nawe ashobora kuba yaramufitiye dukeya, amubonye aravuga ati nyishyura, undi arayabura. Ntiyatekereza ko nawe yagiriwe imbabazi n'umwami, kandi yagiriwe imbabazi ku ideni rirerire, ahubwo afata wa wundi wari umufitiye akadeni gatoya aramuniga. Akenshi rero ni nako no mu buzima busanzwe urebye abantu bameze. No mu buzima busanzwe, no bisanisha n'ubuzima busanzwe turimo uyu munsi, usanga warababariwe ariko we ntushaka kubabarira. Wagiriwe neza ariko we ntushaka kugira neza. Warasenye, hari abagusengeye we ntushaka gusengera abandi. Warafashijwe, hari ubufasha wabonye buvuye ahantu runaka ku muntu runaka cyangwa se ku ruhande runaka, ariko we ntushaka gufasha abandi. Abantu rero muri makeya niko nguko tumeze, ariko kandi ijambo ry'Imana ntago ariko rikomeza ribivuga. Ijambo ry'Imana byo mwumvishe icyo rivuga. Reka dukomeze ku gice cya gatatu, kitubwira ko Yesu ngo yababariye n'abamubambaga. Ibi bintu biratangaje. Yesu baramukubise, baramushinyaguriye, bamwambitse ikamba ry'amahwa. Twicara turabivuga buri munsi, turanabiririmba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turabizi ko Yesu bamubambye nyine, ariko bamubambye bamukubita, bamushinyagurira, bamwambika ikamba ry'amahwa, banamubamba ku musaraba. Ari naho bamuteye na bya bisumari, bamuteye icumu, bagize gute, muri make baramushinyaguriye. Ariko aho kubavuma yaravuze ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ufate Bibiliya usome muri Luka igice cya 23, uhere ku murongo wa 34, ku murongo wa 34 usome, cyangwa se uhere kuri 33 umanuke usome, uri buze kubyumva. Gusa Yesu we ijambo ry'Imana ritubwira ko aho kugira ngo abavume bitewe n'ibyo bari bamukoreye, we yaravuze ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Muranabizi ayo ni amagambo yakomeye cyane. Yesu ntiyategereje ko babanza gusaba imbabazi, yahisemo kubabarira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aha niho tubona ko kubabarira atari ukumva ubabaye gake, ni icyemezo gifatwa n'umutima uyoborwa n'urukundo rw'Imana. Kubabarira ni icyemezo gifatwa n'umutima urimo Imana, ni icyemezo gifatwa n'umuntu mbese ufite umutima cyangwa se winjiwe n'ijambo ry'Imana, uzi icyo kubabarira icyo bivuze, uzi mbese ibyaryo, uzi ufite muri we ufite Imana. Kuko na Yesu yabababariye, ibaze bari bahereye kare bamushinyagura bagira gute, murabizi,
mwagiye munabireba no muri filime ya Yesu, muranasoma ibyanditswe byera, reba ukuntu bamugenje. Ariko abantu bamugenje kuriya ntibiriwe banasaba n'imbabazi, ntibiriwe banavuga ngo utubabarire, ahubwo we yarabababariye, yahise abababarira. Sinzi ko ari umwana w'umuntu, niyo yaba atari wowe ariko wawe ukabona bamugenze kuriya, sinzi ko ushobora kugira izo mbaraga zo guhita ubabarira. Ariko ijambo ry'Imana nibyo ridutoza kubabarira mu bitoya no mu binini, kubabarira mbese kubabarira mwabyumvishe. Twagiye dutanga izo ngero, reka tunyarukire ku gice cya 4 aho kitubwira ngo kubabarira si ukwemeza ko ikibi cyari cyiza. Aka kantu sinzi niba tugasobanukiwe. Abantu benshi ngo bananirwa kubabarira kuko batekereza ko kubabarira ari ukwibagirwa ibyo bakorewe. Ariko kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwira ibitandukanye n'ibi. Navuga ngo kubabarira ntibisobanura ko ikibi kitabayeho, ntibisobanura ko icyo umuntu yakoze cyari cyiza, ahubwo kubabarira bisobanura kurekura umutwaro w'inzika, ugaha Imana uburenganzira bwo guca urubanza mu buryo bwayo. Kuko iyo ubitse inzika uba umeze nk'umuntu unywa uburozi yizeye ko ari undi uri bwice, ariko uburozi bukomeza kwangiza uwabunyoye. Yesu rero arashaka ko ubaho ufite umutima wigenga, utaremerewe n'inzika. Niba hari umuntu mwari mufitanye ikibazo, cyangwa se niba hari abantu runaka wumvaga ko bashobora kuba mufitanye ibintu runaka cyangwa se mufitanye ikibazo runaka, Yesu arashaka ko ubabarira, kubera ko ngo iyo ubabariye uba utuye umutwaro w'inzika. Babigereranya nk'uko ushobora kunywa uburozi ariko kandi utekereza ko ubwo burozi unyweye uri buze kwica runaka, ariko kandi ushobora kuba wiyibagije ko buri mu mubiri wawe. Ubwo burozi rero fendefe cyangwa se ko byagenda kose ubwo burozi niwe buraza ugahitana, ubwo burozi burakwica. Kubabarira rero n'ubundi igereranwa n'icyo ngicyo. Buriya kubabarira, iyo ubabariye ubutuye uwo mutwaro, uba wikuyeho uwo mugogoro, mbese uba ubyikuyeho gusa ukabiharira Imana, kubera ko Imana ariyo ica urubanza rutabera, ariyo ifite uko igomba kubigenza mu bana bwayo. Byaba byiza ugiye ubabarira ukabyikuraho, noneho ukareka Imana y'ubwayo ikagira icyo ikora, kuko Imana ni Imana igakora imirimo yayo. Ni byiza rero ngo tubabarire, byiza ngo tubabarire mu bitoya no mu binini, n'icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Ariko kandi ijambo ry'Imana buriya iyo akenshi hari nk'ukuntu tujya nko mu masinagogi cyangwa se mu nsengero tugatega amatwi ijambo ry'Imana, ariko kandi hakaba hari bamwe na bamwe bagataha n'ubundi nta somo bakuyemo, nta kintu mbese bumvishe, bakumva ko bimeze nk'imigani, bimeze byagenze gutya. Urumva ko natwe twaciye mu mugani Yesu yaciye ukubabarira, ariko kandi ushobora kubyumva nk'umugani, ariko ntubyumve nk'umugani, kubera ko hari isomo buriya riba ririmo, gusa Uwiteka abasobanurire kurushaho kuri njyewe, kuko njyewe nta n'ubusobanuro hanini bwinshi mba mfite, kubera ko nubwo mba nateguye ibintu ariko nshobora kubitegura, ariko njyewe nkabitegura nk'umwana w'umuntu. Ariko buriya Imana iyo ibirimo irushaho kugira ngo abantu babyumve cyangwa se bateze amatwi babisobanukirwe. Rero ndasaba Imana kugira ngo ibasobanurire. Ikindi kandi ibyo twavuze kandi harimo amasomo menshi. Reka twifashishe ibyanditswe byera n'ubundi, cyangwa se reka tuvuge ku mwanzuro cyangwa se ku isomo rikuru riri muri ibi ngibi twavuze. Riravuga ngo niba hari umuntu wakubabaje uyu munsi, Yesu araguhamagarira kubabarira. Ntibivuze ko bizoroha, ariko bivuze ko ubuntu bw'Imana bushobora kugufasha gukora icyo imbaraga zawe zonyine zitashobora. Bivuga ko kubabarira nyine ntabwo ari uguhindura amateka y'ibyabaye, ariko bihindura ejo hazaza hawe. Muri make isomo rikuru ririmo nuko niba wubaha Imana, niba ushobora gutekereza ku kubabarira, cyangwa se niba wubaha Imana muri rusange, gerageza ubabarire, unabyishyiremo, kandi usabe Imana ibigushoboze, ubisengere kugira ngo uture uwo mutwaro. Kubera ko nubwo ngo bidahindura ku ikosa ryabaye cyangwa se wahemukiwe cyangwa se ibyo byose byabaye,
ntabwo bikuraho amateka y'ibyabaye muri rusange, ariko kubabarira n'ubabarira urabo byikuyeho biratera cyangwa se bifite impact ikomeye kuri ejo hazaza hawe, bifite icyo biri bufashe ubuzima bwawe, bifite icyo biri burengere ubuzima bwawe. Rero nk'umwanzuro uyu munsi nawe wibaza uti ese hari umuntu nkifitiye inzika ku mutima wanjye, hari umuntu tugifitanye ikibazo, cyangwa se hari umuntu n'ubundi ngifitiye inzika kubw'ibyo yankoreye cyangwa se kubw'uko kumubabarira byananiye. Niba hari umuntu rero uhari ufite ku mutima cyangwa se ugifitiye inzika, uzana wamutwara imbere y'Imana, wisabe guha umutima umeze nk'uwa Kristo, kuko igihe tubabarira abandi tugaragaza urukundo twabanje guhabwa n'Imana. Niko ijambo ritubwira, rikomeza ritubwira ngo ntukemere ko inzika ikwambura amahoro, kandi koko pe ugira inzika hari ukuntu uba udafite amahoro. Ntukemere ko rero inzika ikwambura amahoro, hitamo kubabarira, hitamo gukira, hitamo kugendera mu nzira Yesu yatwigishije. Muri make, niba hari umuntu ushobora kuba mufitanye ikibazo, cyangwa se niba hari umuntu ufite inzika cyangwa se wagiriye inzika, hitamo kumubabarira. Bitandukanye n'ibyo ngibyo byose, dukurikire cyangwa se twige kubaho mu nzira nk'iya Kristo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka mbifurize rero gukomeza kugubwa neza. Uyu munsi byari ibyo ngibyo, uyu munsi ni ibyo ngibyo Imana yarashimye ko turavugaho, cyangwa se n'ibyo Imana yarashimye ko tuganiraho. Ntago ngomba kuvuga birebire, kubera ko akenshi ibi ngibi tuba tunavuga cyangwa se ibyo tuba twateguye n'ubundi ntago ari ubwa mbere muba mubyumvishe. Ijambo ry'Imana rihora ririshya, kubera ko turivugaho n'abandi bazarivugaho, ariko kandi amasomo n'ubundi abarimo, kandi harimo ibyinshi byakiza ubugingo n'ubuzima bwacu muri rusange. Byakiza ubugingo, ariko no mu buzima busanzwe byadufasha, kandi bikatugirira umumaro. Rero tubabarire bagenzi bacu, natwe ubwacu hagati yacu tubabarirane, kugira ngo duture umutwaro uturemereye, kugira ngo twishakire amahoro, duharire Imana iyo idaca urwa kibera, yo iba ifite inzira nyinshi zabinyuzamo, kandi izabikora ku buryo ki nta n'umwe izakomeretsa, kandi izigisha ku buryo ki n'uwaguhemukiye adashobora kongera guhemukira, cyangwa se adashobora kongera guhemukira undi muntu uwo ari we wese. Rero twige kubabarira, nicyo nakwifuriza, nanjye nifuriza. Gusa wowe muntu utarakanda subscribe ahangaha kuri Golgotha Cross, ndakwifuriza ko wakandaho kugira ngo ushaka kandi no kunzogera kugira ngo notification igiza. Ariko kandi niba wumva hari ikintu kirimo, wagisangiza n'inshuti yawe. Kuri ibyiza tukajya tunabyihererana gusa, kubera ko nanjye ni nayo mpamvu ibi ngibi iyo nanjye mfashe umwanya nkabisoma, cyangwa se nkagira ukuntu mbitekereza cyangwa se nkanabitegura, akenshi ntago ari byiza kubyihererana. Rero nawe nubona iyi video ntuyihererane, wisangize n'abandi, sharinge kandi like, kubera ko nanone iyo ukanze like hari ukuntu bigera ku bandi wowe wabigizemo uruhare rwo gukandaho gusa. Buriya iyo ukanze like usa n'uyisunikiye undi muntu utazi, gusa umuntu uyikeneye. Reka ne kubitindamo, reka bifurize kugira amahoro y'Imana, mukomeze mugubwe neza, natwe turashima Imana, namwe mukomeze mube mu buntu bw'Imana, mubabarira, mutura iyo mitwaro mwikoreye, mutura iyo mitwaro yabaziritse umutima, mutura iyo mitwaro ibari ku mutima ibaremereye. Nimubabarire, Imana yo ubwayo izagenda ibisobanura kandi izabigenza neza. Imana rero nibaho umugisha, Imana nihe umugisha ibyo mwerekejeho amaboko, Imana nihe umugisha ibyo murimo, ubuzima bwanyu burimo. Dutekereza no ku barwayi uyu munsi, reka dutekereza no ku barwayi, ko Imana isanga abantu barwaye nabo ibagirire neza, ibaho ubuzima buzima, kugira ngo bakomeze kwiramya no kuyihimbaza. Rero reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kandi subscribe ahangaha kuri Golgotha Cross kugira ngo tujye tubana kenshi. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.